ubu se nkwereka indirimbo nahanze mfite ariko ziraho zicaye aho ugira ngo aba bose banduza kuba naririmba mu mpamvu itera divorce nuko abantu badafite urukundo nta rukundo rw'umuntu rwuzuye rwose ahubwo bakunze iki amafaranga. Hanyuma bavandimwe inshuti zanjye bakunzi ba Ibiri TV ndetse na Elayo TV bavandimwe inshuti zanjye rero nkuko mumaze kubimenyera nkuko twabibizeje ni Jean Paul JP Kem hanyuma ni Ibiri TV ndetse na Elayo TV murimo murumva ndetse na Impano TV Rwanda hanyuma nkuko twabibizeje kandi twabibemereye twababwiye yuko tuzajya tubagezaho ibintu bitandukanye hanyuma uyu mwanya turanyarutse dukubitana n'umusaza mu kinyarwanda cyacu bajya bavuga ngo asheshe akanguhe ndahamya neza yuko ubundi musaza witwa nde witwa Maniraguha Jean Pierre birimo ubushake yari yasize Ibiri yampaye nka rwasabahize nukuvuga ngo birimo ubushake zibura Ibiri Arias zibura Ibiri birimo Maniraguha Jean Pierre yego Arias birimo ubushake zibura Ibiri hanyuma iyo uvuze ngo Arias zibura Ibiri ubushatse kuvuga iki burya zibura Ibiri ibikorwa byose birakorwa nta kidakorwa kandi iyo nkubwiye ngo zibura Ibiri rero ngira ngo uravuze uti musaza dufashe ntindazi zibura Ibiri rero mpita nza vuba zibura Ibiri ndabyumva kabisa ikirimo birimo ubushake rero ibirimo ubushake ntibipfa kandi ntibihomba ntabwo bitagangazwa n'ibibazo bitandukanye hanyuma rero reka nkubwire ko bwa mbere ndakwishimiye hanyuma mu kinyarwanda gato nari mvuze ngo n'umusaza ariko ushesha kangwe ubundi iyo bavuze mu kinyarwanda gushesha kangwe baba bavuze iki n'ubukuri bivuze ngo umuntu ushesha kanguhe bashobora gutangira kuba bavuga ko ashesha kanguhe nibura ageze ku myaka ingahe nibura guhera ku myaka 35 kuzamuka hejuru cyane ko buriya muri 35 twari tukiba mu rubyiruko ariko biza kugusubira kuri 30 biboneka ngo rero nongewe nanjye mpera kuri 35 kuzamuka hejuru buriya muri hagati 35 na 50 uyu muntu ashesha kanguye mandi magambo abaye nararibonye kuko amaze kubona ibitandukanye muri ubwo buzima bwiwe ariko kandi nanone gatoya zibura Ibiri uragize uti kuva ku myaka 35 hagati ya 35 na 50 ariko twibuke ko gatoya hagati muri 35 uyu muntu se nawe yitwa igikwerere ushaka wabishiramo ushaka wanabyemeza kuko ntago abakiri mu rubyiruko uzi ko itegeko ryabihinduye sawa ryabisubize nanjye muri 35 ndimo ndetse no kurenga nawe uri igikwerere uri igikwerere rwose hanyuma ati nitwa Arias zibura Ibiri hanyuma reka nkubwira aka kantu makuru y'abanyarwanda numvise bashaje cyane baravuze bati gushesha kanguhe hari uburyo bagize bati no ruvi rujya rumera mu musatsi uruvi rujya rumera mu musatsi ibyo bintu ngira ngo nawe ibyo ari byo byose warubiziho uruvi iki gihe rero turimo n'abakiri bato basigaye bazigira aho ntago nakwemeranywaho n'icyo kibazo umbaza n'abakiri bato barazifite ahubwo hari urwo batagira kuko urwo ruvi ngo rumera mu musatsi ariko mbese rumera ahantu mu musatsi mu musatsi ngira ngo nawe uri mukuru urabyumva atugiye aho ngaho ari akantu nakabaye nkubwira burya hari n'ikizigo cyitwa muzica ni ikizigo kimera nyuma y'ibindi kiriya kizigo rero kigira abantu iteka bakuze njya mbwira abantu nk'abasore hariya nkabwira mwebwe ntimuzi guseka nuseka ryo useka ikizigo cya muzica kigaragare niko guseka nyako ukandi ukaburuhuye mu mutwe umbega babyita gukwenkenuka none se ubwo sinumva aho ngaho waba wasamye kuko urumva ibintu bishobora gutuma ntuze kumbwira ko ari ukwasama reka buriya iyo useka ufite impamvu useka ntago ari ukwasama ikibazo abantu barimo basaza cyane ni ukutagira umunezero wo mu mutwe no mu mutima ugasanga umuntu asaza ari umusore ndaguha urugero nk'ubu mfite imyaka 50
njyewe mfite 50 ko umuntu atabibona ukibaza niba afite 50 yego abanyifite bakwe ryanjye twasimbukana twagurukana hari zibura ibiri kwanza none ukaba uhita wimanukira ari yasize ibiri mu bushake utandusha gusimbuka uribaza se urumva byatewe n'iki ni umunezero no kwishima mu mutwe no mu mutima ariko uwo munezero please uwo munezero ntabwo ujya uturuka mu byo kurya ntujya uturuka mu rwagwa ntujya uturuka uwo munezero amakuru mfite nta handi uturuka gusa usibye ku mugabo witwa Yesu bishoboka yuko nawe aho uwo munezero n'ubwo burame wiyumvamo n'ibyo byishimo ushobora kuba ubikura kuri uwo mugabo ubundi kabisa uratekereza ko buriya ntureba mu gihe cyose uzaba ufite umutima ufungutse muri wowe yego hanyuma ukumva ko ibibazo utabizirika mu mutima ahangaha ugira uburame yes naririmba se nk'uwakoze repetition warugize uti ahangaha ni ukuvuga ngo ugira uburame ugira uburame ese ni gute uburame ushobora kugira uburame yego aba basore bakiri bato nta kwishima bafite nta munezero bagira ibyo bintu biterwa n'iki ibintu byo kutagira umunezero rero bitewe n'imibereho mibi barimo bahura nayo ubazize muri aba basore bamwe bari ahangaha wasanga nta urarya inkoko yose ngo ayirangize singaba se nta urarya inkoko yose ngo agira ate ayirangize reka nkubwire rwose tukiraho soko kurogoye nanjye inkoko yose sindayirya ubu ntabwo urarya n'ishamake wenda yose ngo irangize nini wenda samake yo tafazara ariko ikitwa noneho ikigendanye n'ikintu cyitwa rwose inkoko yose ndayirya rwose urumva rero ngayo nguko rero bivuze icyo gihe sindasheka kangoye noneho ni ukuvuga ngo ubu ntabwo urarya nk'umutwe w'ihene ngo uzimye wose urangize kare ibyo ni iby'abantu ba kera reka niyo mpamvu nakubwiye ngo mwebwe mushesha kangwe abantu ba kera ubundi reka mbanze nkubwire wa musaza mbere na mbere Bibiliya yo iravuga ngo mbere na mbere urukundo hanyuma mu banyarwanda ndetse no mu isi na mbere yuko abantu bamenya Imana yego mu buryo bugaragara abanyarwanda ndetse n'abandi bantu bari ku isi bari babayeho ariko bafite urukundo ikimenyetso nuko bataryanaga nuko batagiraga bati ibintu nk'ibyo ngibyo byo kuryagagurana ariko kugeza kuri uyu mwanya nanjye ukiri muto ntaragira imyaka nk'iyawe hari ibintu nkomeje kubona ariko bikanyereka ko urukundo nta rukiri mu bantu hanyuma ndagira ngo nkubaze nkawe nk'umusaza ufite ubu nararibonye mu by'ukuri urukundo iyo urebye ugereranije n'imyaka umaze ku isi urukundo ruracyahari ntarwo urukundo ntarwo ubu ni ukuvuga ngo urukundo ruriho ni ukwirebaho aho ngaho bivuze ngo ni ukwikura ni ukwirebaho abakora intare harambwiye ngo iyo mbikoze mbikunze ndabigororerwa ariko mbikoze mbitewe nuko mpaho bushonga nzagororerwa iki urugero ubu mbikoze ari ugukoze umufuka nta ngororano ingororano zawe Bibiliya ivuga ko ari z'uwo mwanya yahoriyo uryo ariko nka kuri uvuze uti mwigire hino yego ngahitanze yego tayari buri Imana imaze kumpangira umugisha Imana iguhereza umugisha kandi ukuri kwisoma byose Imana ikongerera uburame si ibyo gusa kandi n'umubiri wanjye bariya hari icyo nkorenda ufunguye kuko nkusizemo icyo bita umunezero muri njye akagahe gato nkoresheje ku munezero gashobora kuncumbagiza imyaka utabaruka ingana Imana yateguye muri njye mu mutwe wanjye hanyuma rero ukiraho wa musaza we ku bigendanye n'urukundo ko nkomeje kumva leta irarushye cyane ko nkomeje kumva nanareba nta kwezi nta mezi abiri nta mezi atatu yacaho utumvise ku maradiyo cyangwa ku mateleviziyo ngo umugabo yishe umugore yishe umugabo umwana wishe nyina umubyeyi yafashe umwana aramwiyicira yego wa musaza we zibura ibiri Arias zibura njyewe iyo ngeza numva ngize agahinda muze ibi bintu nkawe wa kera byari byarigeze bibaho mu buryo bungana gutya iyo urebye ubona biterwa n'iki ubundi bitewe n'ibintu nagira bibiri cyangwa bitatu yego icyambere nta rukundo uriya muntu afite mugenzi we ntarwo rwose cyo ni icyambere cya kabiri amwishe kugira ngo amufobye bimwe mu mutungo afite yego icya gatatu
niba ari umugore cyangwa umugabo arashaka kumushumbisha undi mugabo undi cyangwa undi mugore ku wundi ruhande ngewe ni ibintu bitatu navuga birimo biteze ikibazo cyambutiyaze cyo kwica no kundi bizingiye mu ijambo rimwe ngo nta rukundo nta n'urwo wanabona n'iziriho ubu ngubu ni manange nguye. Ariko mana reka mbanza noneho mbwira reka nkubwire umurimo wacu nk'abanyamakuru by'umwihariko noneho itangazamakuru ariko ryubakiye kuri gospel mwivuga butumwa reka tubwire abantu ngo bihinduke bambwirire ngo bihinduke bambwirire hari babwire ngo bigomba guhinduka ibi bintu bigomba guhinduka nuko ariko bizashoboka ariko hakabamo noza point de trogation niki kiri buze guhindura ibi bintu yego ni ukwigisha cyane yego tukigisha abanyarwanda tukigisha itorero bakagaruka mu mitima ya kera ni Paulo Yesu yabivuze nyamona mugira imitima misha yego mugira wa mutima wari muri Kristo Yesu ni Paulo wabivuga aho ngaho ariko ntibiyoroshe ko kugira ngo abantu tugire imitima misha yabaga muri Kristo hariya kuko buri wese ari muri nigire muri nipfeho none se urumva byoroshye ya bakunzi bacu rero bakunzi ba Ibiri TV ndetse na Elayo TV no dukomeje ikiganiro cyacu nkuko mutubona kuri kamera zacu turi kumwe n'umusaza witwa Maniraguha Pierre ndumva nibyo ya Maniraguha Pierre ndetse kuri rya zina rya rindi rya zibura Ibiri komeje ikiganiro cyacu reka tubibutse gukanda subscribe ndetse no gukora like ndetse na share ndetse no kureba munsi y'inkuru zacu kaduha igitekerezo hanyuma ukatubwira ibindi bikurikira wifuza ko tuzavugaho turacyari kumwe na Maniraguha Jean Pierre ndetse na Ibiri birimo ubushake alias zibura Ibiri mwamumvise n'umusaza kabisa ushimisha aragira ati kabisa umuntu ufite Yesu kabisa ahorana umunezero kandi umuntu ugize umunezero no gusaza ntasaza ariko twarimo tuganira tubaza tutese urukundo yurebye ubona rukiriho aravuga ati nyabone ku rukundo nta rukiri mu bantu hanyuma ariko ndimo mubaza ntariko biterwa niki biterwa hano ntaho katubaza gapfukamo nyuma nshuti zacu ati yewe mbona nta rukundo rugihari cyane ko nari nimo mubwira ngo ibi bimenyetso bigaragara bisigaye biriho nonaha buri gihe umugabo yishe umugore yishe umugabo umwana yishe umubyeyi yishe umwana ibi bintu ni ikimenyetso kigaragaza ko nta rukundo ariko yaranima avuga ati mu byukuri rwose birababaje warugiye kudurugera ati mu byukuri nari nkubwiye nti mwitorero hubgaho uhereye aho ngaho no mwitorero usibe no mu bantu rubanda rusanzwe ahubwo no mwitorero ese mwitorero ho ubona hari urukundo ruhari urukundo nta ruhari n'uruhari no guhengekerereza kuri aho kudashinga impamvu nakubwira ko urukundo ari uguhengekereza kudashinga mu itorero urebye abayobozi b'itorero nibo bafite mu ruhare nari nzi neza ko ubundi umuyobozi yigisha urukundo hanyuma akagira n'urukundo mu bayobora niba umuyobozi mu rukundo yigisha abandi bakristo hariya ubwe nawe yibuzemo urukundo urambwira ngo urukundo ruzavaye mu ntama ayoboye ya mu yandi magambo ntiwakigisha abandi utiyigishije ntabwo byashoboka ya hanyuma reka nkubwire muvandimwe kandi umusaza reka nkubwire ngo iyo uvuze ku bigendanye n'abayobozi ubwo ubuhindutse umwanzi kandi niho ibintu byapfiriye ubundi Bibiri iravuga ngo nkunda ndamucyaha ariko abantu bo muri iki gihe bwa mbere babanje kwigira ibyihebe bigira intakurwa ku ijambo bigira intakoreka bigira batagirwa inama abashinga amazosi birengagije ijambo birivuga ngo ayo majosi nzayavunagura kuko mwayashinze nzayavunagura nk'umukobwa w'Isiyoni wabyumvise hanyuma umuntu wo muri iki gihe ushatse gupfapfana icyambere yikuramo kutagirwa inama hanyuma uragira uti mu byukuri ariko abayobozi babifite mu ruhare nanjye icyo kibazo njya nkibaza ni gute uza wowe uwaka kubereye ubundi abashumba cyangwa se abayobozi bitwa umutwe w'itorero mu yandi magambo nibo bantu bahagarariye itorero mu isi ariko niba urukundo koko muganira ubuze mu bayobozi ese ruzaba mu bayoborwa gute hanyuma rero reka noneho turebe mbese ubundi itorero ko ryakagombye kuba rifasha leta kuko itorero
rigendera kuri Bibiliya, kandi Bibiliya yigisha umwuka, kandi uwo mwuka ngo niwe wigisha iki? Urukundo. Niba hari amakuru wibuka wa musaza we, indirimbo y'107 mu ndirimbo z'agakiza, iyo ndirimbo urayizi? Umwuka wera akora imirimo. Urakoze cyane. Iravuga ngo twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru n'umwuka wihoraho, ibyiringiro nk'ibyo twabihabwa nande n'umwuka wihoraho, dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugene. Ariko mana umusaza unshize mu mavuta ndafashijwe. Hari igitero kimwe kivuga ngo mu gihe ubonye kutagifite urukundo menya yuko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe musa utigaruka, dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye, dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye. Umwuka wera akora imirimo itaneye, niwo wemeza abantu. Ubwoba cyane iyo tutakikumva twibaza icyo twakora, dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye. Haleluya, haleluya, haleluya. Dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye. Haleluya. Nazobene la sopita la enegreze wa adosanto nebe kotaya bifole eneziba lana sakrido daya piwe for. Amina. Haleluya. Hanyuma reka nezobini for stena gerea. Amina. Dotaya wifala bi lego sandoni pa resita la inefo are greze bone taini mefa. Amini watano ne seke borfa la diko tarabini fale zegredo naya piwa. Amina. La sope ntabwo dabine fo, ntabwo twabikwepa sopikele bo hale bine fo, ntabwo twabikwepa, ariko reka tubivuga uko biri. Amina. Lezibo fa uyu muririmbyi aravuga ngo mu gihe ubonye yuko utagifite urukundo menya yuko uwo mwuka yagiye. Sopila dawa la bine fo, yabonye kusiga yoborwa n'umubiri wawe. Lelezobe muzele danisa kupa ya bine fo mana shelebo nestanso mayige nyemerera nukuri taya bine fo. Iyo witegereje umwuka w'Imana, umwuka wihoraho uracyawubona mu bantu. Niba umwuka ariho, intambara zihoraho mu itorero, intambara zihoraho mu badiyakoni, intambara zihoraho mu bashumba, intambara zihoraho muri leta, intambara zihoraho bagiye mu magereza, abandi baruganye bicanye. Uyu mwuka aracyahari. Ni gute byagenda bite kugira ngo none abantu bongere bagarura urukundo badafite umwuka? Mu gihe ubona kutagifite urukundo menya yuko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe gusa utigaruka, dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye. Igihe cyose niba umukristo wa Kristo afashe umuhoro agatema umugore we, uyu mwuka aracyaba muri we. Nose utekereza ko ibi bikorwa n'abakristo muri twe? None se nibikorwa nuko twagiye amazi menshi, ariko ibyo byose nta mwuka tugifite. Ntawo ubaye uhari wakunda mugenzi wawe nkuko ugira gute, nkuko wikunda. Kandi iyo umaze kwikunda iteka ukunda mugenzi wawe. Mu gihe cyose utazikunda mugenzi wawe ntuzigera umukunda, ariko niwikunda uzakunda mugenzi wawe. None reka nkwereke musaza, ibintu by'urukundo wabivugaho byamuraza mu kibuga cyane ko umuntu atanabirangiza. Ariko reka noneho ndebe, niba tumaze kubona yuko ibintu byapfiriye hejuru, hakorwa iki kugira ngo ibi bintu kabiri uri hasi
ni gute noneho abantu bazabona ubugingo? Ese ubwo noneho ntibyaba bihindutse mu by'ukuri bikaba bya bindi tuvuga yuko tuzajya mu ijuru, bya bindi tuvuga ko tuzabona Imana, ubwo ntibyaba byarahindutse, twarahindutse abanyabinyoma? ahubwo reka nkubwire ibyakorwa ni byinshi kandi biragoye ko igiti cyagoramye gishobora kugororoka. Noneho cyaragoramye gikuze, noneho kigoramye gikuze bivuze ngo keretse kugira ngo bishoboke keretse giteme ahubwo hagashibuka. Twigeze dukomoza kuri Nshaje Rwimo Joseph. Yego. Ari uburyo yakemuraga ibibazo aciye mu buryo bwo gusenga. Yego. Ariko ubu ntabwo dugica mu gusenga, ahubwo duca muri politiki. Muri politiki. Kandi biragoye ko iby'umubiri nkuko twaje tubivugaho, muri politiki no muri kashi. Iyo ngiye muri politiki bizamo na mani n'amafaranga. Aha ngaha uzabirebe, amafaranga iyo ahari zamari n'uru bwumvikane. Hanyuma turarebye amafaranga ariko nta rukundo turebyemo. Ninde nigeze kumva umugabo witwa Mwarimu Pascal yari dimobe mu ngabo zachinzwe ziriya, yari dirije wakorara amahoro Remera hariya, bamuha kuyobora, ariko bamurwanyije bingana iki? Oya ntazashobora kuyobora, oya ahubwo nibyo nidirije agomba kumya kubadirije, ariko Imana yamutoranyije se ni umuswa, uyishyire munsi y'akabati, uyifungiye hehe? Si ibyo gusa, igihe cyose uzabona mu buyobozi bw'itorero ry'abanyekristo rya Kristo harimo gucungira kuba ufite amafaranga, umenya ngo ibintu byashambaguritse. Kandi amafaranga aho ageze nubwo ari meza, ariko benshi bayifashisha abahindura igikoresho, abahindura ibikoresho byo kwirukana umwuka w'Imana. Icyo nabwira cyo ufite amafaranga arumvikana, ntuza tuyabirimbye ngo ukisi ukuri kuranyagirwa, ariko ikinyama kize gute? Bajya banavuga ngo aho rikubise burya haroroha, ariko twebwe twari tuzi yuko umwuka hakubise hubwo ariho hahita horoha. None reka tuvuge ngo bagenzi bacu, inshuti zacu, bigomba guhinduka, bigomba guhinduka, bibaye byiza bihinduke, kandi n'ukuri bihinduke nonaha. Abantu bongere bagaruke ku mwuka w'Imana, bagira ibihe byo birukane amarangamutima yabo, bongere bagarura Imana. Kuko iyo umuntu yitegereje bavandimwe, ubona yuko harimo ibintu by'ibinyoma, ubona ko harimo ibintu by'ibinyoma. Tumaze guhinduka besikora abakristo bo mu gihe cya none, duhindutse cyangwa se itorero muri rusange, idini rihindutse iryesikoro, kandi duhindutse abesikoro bitari bikwiriye. Kubera ihe mpamvu amaso nasomye ijambo vuba ahangari rambwira ngo nzakubita umwungeri. Imana simbizi niba abantu bategereje yuko bazongera kugaruka aruko yakubise umwungeri, ariko numvaga ibyiza atari uko abantu bakemejwe n'imigeri nka moto. Reka noneho nkubaze ku kantu gato ya wenda duse n'abantu banacumbitse, tuzongera tukugenderere kandi tugusure, tunamenye no mu rugo, cyane ko hano twahuriye ku nzira, bizaba byiza cyane. Bavandimwe ba Elayo TV ndetse na Yera TV, Impano TV Rwanda, turabizeza cyane ko uyu musaza tuzamugeraho tukamusura akatubwira byinshi ku bigendanye n'urukundo ndetse n'ibindi byinshi, kuko mwumvise ko umusaza ushesha kanguhe kandi hari icyo yadufasha cyane. Ibuka gukora subscribe, like ndetse share na comment kuri Yera TV ndetse na Elayo TV, Impano TV Rwanda. Hanyuma reka ngiye kukubaza ku kantu gatoya. Hari ibintu nsigaye ndeba muri iki gihe. Umugore cyangwa se umwana w'umukobwa aragira ati jewe nakunze cyangwa se nakunzwe. Umwana w'umukobwa akaza gasabwa kagira ate ibintu byose, wajya kubona ukabona mu minsi mike cyane, nta n'umwaka ushize cyangwa se imyaka 2 cyangwa se amezi, wajya kubona ukabona aragarutse ati jewe papa inge mbivuyemo, bya bintu narindimo wapi, giye gushaka byananiye, ntabwo bigikunze, ubu ndi muri za divorce yabaye divorce. Leta imaze kwakira ibirego byinshi. Niba hari ibirego biri mu mareta y'isi, muri za leta zo mu isi harimo ibirego byitwa divorce. Ni mudutandukanye, simushaka, simukunda, simukeneye, nikagende, nari nibeshye n'ibindi. Ubona ari ikihe kibazo gituma divorce? Kabiri, mbere abana b'abakobwa kugira ngo ube wamubonera ubwambure cyabaga ari ikibazo, kugira ngo ube wamubonera ibere rye cyabaga ari ikibazo. Umwana ndahamya neza yuko wabyaye, nanjye mfite abana, ariko ababyeyi bo mu gihe cya none, ariko by'umwihariko si ababyeyi bose,
ibintu ngiye kukubwira ndaza kukubwira ko atari ababyeyi bose. Ababyeyi bamwe cyangwa se uruhande rumwe rw'ababyeyi kuri ubu tuvugana bagira uruhare mu gushumuriza abana babo, mu kubahindura ibirara, mu kubahindura indaya, mu kubahindura abo mu kinyarwanda umuntu yakita ibyomanzi. Umuntu avugishije ukuri adaciye ku ruhande bitewe n'iki? Niba uri umubyeyi ugafata umwana agitangira mu buto bwe ugatangira kumwambika ubusa, uyu mwana azakura atinya cyangwa se afite ikinyabupfura cyo kuvuga yuko imyanya ye y'ibanga cyangwa se izo ntege ziwe nta muntu ushobora kuzireba, cyangwa cyo kuvuga ngo nta muntu uzamukorera kwibere. Ni gute uyu mwana azabaho azi yuko gukora kwibere, kumukora kwibere ari ikibazo bishobora kumushora mu busambanyi, kandi waramumenyereje kumwambika ubusa, kandi waramumenyereje kwiyandarika. Niyo mpamvu nari mvuze ngo si ababyeyi bose, ariko ku ruhande rw'ababyeyi bagifite umuco dufite ubwoba, kandi aba babyeyi muri rusange bafite ubwoba. Kubera iyihe mpamvu? Umwana w'imyaka 12 ngo yatwaye inda, umwana w'imyaka 11 ngo yatwaye inda, umwana w'imyaka 15 ngo yatwaye inda. Icyo abana b'ubu ngubu bazi ngo ni urukundo, ni mpanange nguhe, ni mpanguhe, ni ukujya mu kigunda bagakora ibyaha, mbese ni amateka. Iyo witegereje kugira ngo uyu muco cyangwa se kugira ngo izi mbaraga zamaze kwinjira mu rubyiruko mu Rwanda rw'ejo, kugira ngo izi mbaraga zibe zacika, byanyurahe? Icya kabiri, kuri ibi bintu by'amadivorce turi muri teme yacu cyangwa se mu ntego yacu ivuga ngo nta urukundo rwararangiye. Wowe iyo urebye ibi bintu wabitubwiraho icyo ubona biterwa n'iki? Sinzi urebo ba nk'ubenyibushe ko ari bitatu hari ni ikintu kimwe. Ni kuri divorce ubona iterwa n'iki? Divorce hari n'abana b'abakobwa n'urubyiruko dufite muri rusange, n'ababyeyi noneho bandarika abana. Uvuze ibyo ngibyo, nibuka umukobwa umwe wigeze kumbenga hariya Kimironko. Yego. Arambwira ngo yumvise ijwi rimubwira ngo abivemo. Uwo kandi ni umukirisi. Ni n'umudiyakoni mu itorero. Ni ya mafaranga twahoze tuvuga. Oh wow. Ese aho kabyara we wangiriye impuhwe, ariko rwose tugakomeza uko. Nene nasabye tugiye kujya mu rukiko, uti ko nkwiyumva ko nta kibazo gihari. Reba nawe narasabye, naragize ne nibyo urabyumva. Ngo ngiye numva ijwi rimbwira ngo mbivemo gusa. Itonde gatoya, wari waranasabye? Nyene narasabye, naragize n'ibintu. Ari we wasabye? Ari we nasabye, njye ubwanjye Imana iragwa Jean Pierre yari asirimo ubushake. Ni ukuvuga ngo mugeze igihe cyo gukora ubu? Tugeze igihe cyo kujya mu rukiko kugira ngo tuzaze dukore mariage birangire neza. Arambwira ngo yumvise ijwi rimubwira ngo abivemo. Ndamusaba imbabazi, ndanginga atoya ntibishoboka. Ndabwira basi nuko ndigendera. Bivuze ngo urukundo ntarwo yari afite, ntabwo yari azi ko yari yamaze kuncisha mu ijisho, abona ko nta bushobozi mfite. Si ibyo gusa, iyo tugiye muri iyo ntego y'abasore n'abakobwa harimo byinshi. Hari n'undi wambenza aricyo, nawe nasabye nagize gute, yabona ko ndi umunyantege nke mu butunzi bimwe nakubwiraga, bagakata. Bivuze ngo wabenzwe inshuro ebyiri. Ibi ni ibintu iyo amafaranga adahari twaze tuvuga bitagangaza urubyiruko. Kubera iki? Umukobwa aravuga ati icya mbere ni amafaranga ahari shava, amafaranga adahari nta rukundo. Urumva ibyubu ni amafaranga ariko nta rukundo ruhari. Bivuze ngo no money no love. Ni ikibazo rero, nta rukundo. Icyo ni ikibazo bwacyo nyirizina. Ari nayo mpamvu ariko aho hantu hitubanza hashingira igiti, ubundi urukundo nirwo rubanza, amafaranga agakurikira. Ahubwo se Paulo yavuze ngo iki? Yego. Naho nagira indimi niza mareka ariko nafite urukundo, ntacyo mba ndicyo. Rugira neza, rurihanganira, babarira ngo rwizera byose kandi rubabarira byose. Ariko ubwo yarananiye kumbabarira, uriya shananiye kumbabarira. Bivuga ngo nta rukundo, ibye ni amafaranga yashaka kumbona ariko asanga ntawe mfite. Ibintu byazambye kera. None rero ahangaha niba umuntu anegeze ngo aranakwemeye, aha mukanasezerana nko wabimbwiraga, ariko kuko yakubonye nta mafaranga, ntabwo azabagukunda. Ni ahandi azaguca inyuma akajya gushaka amafaranga kuko atigeze agukunda rwose. Bivuze ngo ntabwo mu mpamvu itera divorce
nuko abantu badafite urukundo, nta rukundo rw'umuntu rwuzuye rwose, ahubwo bakunze iki? Amafaranga. Kandi koko hareba ubuzima butafite amafaranga muri ibi minsi turimo, nabwo ni problème. Ni handi ushara gusanga umusore agira imyaka 40 ataranashaka yirereye aho ngaho. Ubwo aho hantu naringiye kukubaza, enda nguhe urugero. Yes. Nguhe urugero. Nkwereka amafaranga koko harakemura ibibazo. Ubu se nkwereka indirimbo nahanze mfite ariko ziraho zicaye aho, ugira ngo aba bose banduza kuba naririmba, bandusha guhanga se, ariko se ntibiheza kubera amafaranga ntayo. Ibira birajya he biraca ahande irombereke ni akantu gato narimbe shaka kubabwira. Bivuze ngo none aha tuvugana duhagararanye hano turi kumwe na Maniraguha Elias Zibura Ibiri Jean Pierre w'umuhanzi, ariko mu by'ukuri udafite kirengera, ntabe namba, udafite urukundo no kuba mu by'ukuri ntawe ushituye kuba nibura yavuga ngo nagushyigikire nibura za ndirimbo zisohoye. Ndakurahiye ntawe muze nkuririmbire, nkwereke ihangane nkwinginge undirimbira agace k'indirimbo, hanyuma mu by'ukuri noneho n'abakurikiranye Elayo TV ndetse na Iyera TV batwumve bamenye ngo uko byasuko ariko kose uwagira icyo akora kuri uyu musaza akamutera inkunga akazamuka, nibura nawe akavuga ngo ngiye gutanga umutungo wanjye, ngiye gutanga amafaranga yanjye, ngiye gufata ubushobozi bwanjye mbushyire kuri Zibura Ibiri, nibura akavuga ati nanjye nzagira urwibutso mu bwami bw'Imana. Umuntu dukurikiranye kuri Iyera TV, Elayo TV, bavandimwe, uyu musaza agiye kuturirimbira, niwumva nawe hari icyo wamukorera, hari icyo wakora mu rwego rwo kugira ngo uzabone nawe umugisha. Reka mbabwira, umugisha ntabwo ari amagambo, umugisha ni ibikorwa. Uko ni ukuri kose kwisumba byose. Hanyuma gerageza uturirimbire gatoya abadukurikiranye bakumve. Mu mwaka wa 14 wo ku ngoma ya Hezekiya, Senakeribu yarazamutse yashoze iterabwoba mu bakozi b'Imana, Imana yo yarigaragaje. Ndavuga ubu twarebwe Imana, ndavuga imbaraga za Yesu yaratsinze n'umunyembaraga, haleluya twishimane iteka. Baretse gato muze, none se ubwo ngubwo ushatse kumbwira ko ubaye uri n'imbere y'abantu nuko nguko wabaririmbira, cyangwa wajya uvuga ute mu mwaka wa 10 gerageza mu by'ukuri nako kantu gafiringe mu by'ukuri gafiringe, cyangwa se niba hari nakandi karirimbo ugakubita abantu batanagira ngo kabisa umusaza aradutuburi afite akaririmbo kamwe konyine, ubundi witakume kabisa utwereke ubundi ari kagakino k'abasaza. Genda vuga urukundo rw'Imana ntirurondore kabagenzi, urwo yakunze itorero nirwo turimo tubabwira. Genda vuga urukundo rw'Imana ntirurondore kabagenzi, urwo yakunze itorero nirwo turimo tubabwira. Uwizera Mwami Yesu ntazababazwa abagenzi, azatambagizwa Yerusalemu, azambikwa ikamba ry'ubugingo. Imana iguhereze umugisha musaza Zibura Ibiri, reka tugushimire cyane kubw'umwanya uduhaye ndetse tugiranye muri iki kiganiro. Reka nkubwire ngo abadukurikiranye nyamuneka mwumve uyu musaza yitwa Maniraguha Jean Pierre Biri mu bushake Zibura Ibiri Elias. Hanyuma reka tubabwire ngo uwagira icyo yakora ayobowe n'umwuka w'Imana, ayobowe na rwa rukundo, ndahamya neza yuko nubwo abantu badafite urukundo ariko mu by'ukuri ntabwo ari muri bose, ntabwo burya haracyari amazina make y'abisarudi basigaye batanduje imyambaro yabo, kandi ngo haracyari n'ibihumbi 7 bitarapfukamira bara. Hanyuma reka mvuge ngo wari wese wakumva muri we hari icyo yakora kubw'uyu musaza, Imana imuhereze umugisha. Muze ufite telefone ngo uziduhe? 078 gerageza kwivuga cyane. 078 yego 6 2 yego 6 9 yego 9 7 2.
ya mwazumvishe rero Imana ibahereza umugisha cyane kandi turabakunda cyane tuzongera tumusure ni mubishaka Imana ibahe umugisha amen.